batambutse mwamfasha tukaririmba indirimbo yubahiriza ikigo cyacu. Intego yawe
mbere hahoze ishuri ryahoze ari Serayi, buriya iranzu dukoreramo yahoze ari komine, yahoze ari ibiro bya komine. Wenda abana ntabwo bahita babyumva vuba kubera ko komine ntabwo bazi icyo ari cyo. Iri shuri rero rifite ibyiciro bitatu by'amashuri, rifite icyiciro rusange rikagira n'amashami atatu. Amashami atatu ariyo MEG, Math, Economy na Geography, EGERI, History, Geography and Literature, na MCE, Math, Economy na Computer Science. Rero uko abanyeshuri ba ES Cyangugu bagiye biga ku kigo kuva cyashingwa 1989, kera umwaka w'amashuri waba gufatikanyije imyaka ibiri, 1989 2001 muri siniyasiri harimo abana 23, uyu munsi harimo abana 69 bagiye bagenda bevura wakomeza nta muri uyu mwaka komeza imibare turayibabwirira hamwe yose. Baranga abanyeshuri bagiye barangiza 2014 subira mu gatoya hariya bashakira ngo tubereke igiteranyo cy'abanyeshuri bose bamaze kunyura hano cyangwa bamaze kurangiza hano 2023-2024 mu mwaka ushize. Ubu hano bamaze kurangiza abanyeshuri bose hamwe muri Toronkome harangiza abanyeshuri mu cyiciro rusange. Muri Orevo harangiza abanyeshuri 1960, muri Senior 6 harangiza abanyeshuri 408, muri MEG harangiza abanyeshuri 458, mu gihe muri MCE hamaze kurangiza abanyeshuri 123. Hanyuma igiteranyo cyose ni abanyeshuri 2449. Komeza nk'uko twaba tubibabwira rero, amashuri ibyumba twigiramo bigitangira muri Orevo dufite nk'abanyeshuri 466. Komeza tugira iya mbere 2, tukagira iya kabiri 3, tukagira n'iya gatatu 2. Hanyuma tukagira amashami mbere y'abanyeshuri muri advanced level ni bariya. Ubu mu wa gatandatu dufite abakandida 108 bazakora. Dufite abayobozi mu byiciro bitandukanye. Komeza hari umuyobozi w'ishuri, abayobozi bungirije ushinzwe amasomo n'ushinzwe imyitwarire, hakaba intendante, hakaba secretary, hakaba n'abarimu n'abandi ba supporting staff badufasha. Abakozi bagirwa n'amasezerano ni bariya 13. Komeza inyubako za école secondaire Cyangugu mwazibonye cyangwa se abanyeshuri tuzibanamo umunsi ku munsi. Harimo izishaje cyane, amashuri amwe yatangiranye n'ikigo hariya bari kubereka. Komeza buriya iki kigo muri kugira amatsiko, ariko buriya kino kigo uruhare runini ni urw'ababyeyi, kubera ko ababyeyi buriya smart class nibo bayubatse. Ababyeyi nibo bubatse smart class, bakabira ibyumba by'amashuri. Ubufatanye bw'ababyeyi nyine na leta birumvikana, ubwo batangaga inkunga abayobozi baravugaho bagafatikanya kuyubaka. Ziriya nzu zo kurara musanze nazo zubatswe n'ababyeyi. Komeza ziriya nzu zo kurara n'ubundi ku bahungu no ku bakobwa, icyumba cy'umukobwa ni kiriya. Komeza hanyuma inzu nto yo kuriramo, aho abanyeshuri barira ni ahangaha twicaye. Mu by'ukuri ni hatoya kuko abanyeshuri bose ntabwo bafunguriramo ngo bikunde. Komeza birumvikana rimaze kubivuga, inzu y'ubuyobozi irashaje cyane iriya. Komeza imitsindire rero nayo ntabwo twakora kugira icyo tuyivugaho. Mu mwaka wa 2018 abakandida bari 46 bose baratsinda 19 gutyo. Komeza bagiye baratsinda 100% mu myaka yose itandukanye.
dushimira abarezi n'ababyeyi bari bafatikanyije mu byo bikorwa byo kurera komeza baratsindaga 100% ntabwo tugomba kwitinaho mu mashami naho kubera 2019 batsinze 100% muri la myaka yose kuko muri kubireba bose bagiye barabona diplome kugera umwaka washize wa 2023 2024 guhahinduka ku buryo bwo kubaza muri MCE muri hege abanyeshuri bose baratsinze 100% muri mege baratsinze 100% ariko muri MCE batsinda kuri 87% bityo ikigo cyose gitsinda kuri 86% komeza imibereho n'imyigire y'abanyeshuri komeza abanyeshuri hano dufite tronc-commun igiciro rusange tukagira n'amashami atatu nk'uko twabivuze biga rero n'ikoranabuhanga komeza
dushimire abayobozi bacu, dushimire abashyitsi bacu, dushimire abo dufatanya abanyeshuri kubw'uyu mwanya Imana idutije kugira ngo tugaragaze ibyishimo byacu. Mufashe tubahe amashyi. Abashyitsi ni ubwa mbere, bamwe tubonanye, abandi twabonanye mu bihe bitandukanye. Njye nitwa Nsabimana Jean Bosco, ndi umuyobozi wa Ecole Secondaire Cyabingo. Bansabye ko mbaha ikaze ariko nkanabagezaho muri make ubuzima bw'ishuri kugira ngo dukoreshe umwanya neza, cyane ko abayobozi bacu mu kanya bashobora kudakomezanya natwe kubera izindi nshingano bafite. Iri shuri rya Ecole Secondaire Cyabingo ni ishuri rimaze imyaka 27 nk'uko twahoze tubivuga. Uyu munsi abanyeshuri muri kureba ahangaha dufite abanyeshuri 540, tukagira abarimu bafasha bano banyeshuri 30. Tukagira ngo mukwereka abashyitsi tubabwire aho turi kubereka abarimu. Abanyeshuri 540 n'abarimu 30 badufasha umunsi ku munsi, n'abakozi bunganira 11. Nyakubahwa IS, nyakubahwa komanda, nyakubahwa umuyobozi w'ishuri rya Ecole Secondaire ya Rutovu yahoze ashobora ahangaha mu kanya ndabaha babasuhuze. Banyakubahwa abavandimwe banyuzaga mu byiciro bitandukanye. Uyu mwanya aba ari umwanya udasanzwe kuko twewe twifata nk'umwanya udasanzwe kubera ubuhamya bwivugira. Hano ubuhamya bw'amagambo bwanabaye gutya, byagenze gutya, aho ubuhamya bwivugira. Umugabo ahangaha wambwiye ngo twakoze muri iki kigo kirimo abana 6 bari baje kwiga. Urumva kuba ikigo cyatangiriye ku bana 6, uyu munsi kikaba kigeze ku bana b'Abanyarwanda bangana batya, ibintu biba bishimishije. Reka rero dusabe nyakubahwa Yesu abanza basuhuze, abwire n'abandi bagenzi be bari hano umwanya babasuhuze, hanyuma dukomeze. Maramutse kugira amahoro twororerane ubumwe ubwiyunge n'ubudaheranwa. Murakoze cyane. Ndibwira abashyitsi n'abandi ngo tubasanga mu nama zose. Amazina yanjye yitwa Felix Cyubahiro, umuyobozi w'umurenge wa Cyabingo, maze imyaka 2 mu Cyabingo. Mugire umunsi mwiza n'isabukuru nziza. Aho y'umutekano wese atishora mugenzi we umunanira ataraha kizagira amakuru ku gihe kandi vuba. murakoze cyane. Amazina nitwa Augustin Nsengiyumva, bajya kumanga sitasiyo cyane. Murakoze. Bravo. Nitwa Mfitumufashi Eden. Ndi umuyobozi w'ishuri ryisumbuye rya Nyarutovu, nkaba ndi inshuti y'ishuri ryisumbuye rya Cyabingo cyane. Murakoze. Murakoze abayobozi. Tugiye kwakira rero nanone abo bavandimwe bari ahangaha, kubera rero ariko baradusanga turabigenza rero. Reka dusabe muri za porofesiyo zabo. Nanjye buriya benshi bari ahangaha ntabwo mbazi. Reka poromosiyo za hagati ya 2010 kuva 1997 kugera 2010 bahaguruke. Yego, amazina
Murakoze. Amazina ni Kwizera Anakreti, nize hano kuva 2001 kugera 2004. Murakoze. Amazina ni Mukasi Enzwe Adorata, nize hano kuva 2004 kugera 2007. Murakoze. Nitwa Nibishaka Damascene, abanalize 2005 kugeza 2007. Abandi private kandi sabe. Murakoze. Neza Sefre nize hano guhera 2003 kugera 2006 nabandi kumusabeya private radio sabeya. Murakoze. Amazina ni Apollinaire Hakizimana, nize hano kuva 2005 kugeza 2007 abandi civil engineer. Murakoze. Amazina yanjye ni Karenzi Jean Claude, nize hano kuva 2001 kugera 2004. Mwuga muri uyu munsi wa none ni ubwubatsi, nize civil engineering. Murakoze. Nitwa Michel, nize hano kuva 2003 nigereza mirimo zinkora mu nganda zikora inzoga. Jeni nitwa Prosper Hakizimana, nize hano muri 1992 aba n'umuyobozi ushinzwe ikoranabuhanga muri REB. Nitwa Ndayisena Jean Bosco, abanize hano muri 1998 kugeza 2004. Abandi rwiyemezamirimo ufite kampani y'ubucuruzi. Yesu ashimwe. Yitwa Byambabaje Innocent, abanize hano 2003 kugeza 2006. Nanjye kugeza uyu munsi ndi umurezi mu ishuri rya Groupe Scolaire Ntarama muri Musanze. Imana ibamugishe. Murakoze. Nitwa Aimable Ndabakurikiza, kabagara wawe hano duwaye. Abanize hano kuva 2001 kugeza 2004. Ubu nkaba dukora muri bya byo gutwaza abazungu imizigo bita abaporters. Abanize hano 2001 ubu ndikorera mu bucuruzi. Murakoze. Nitwa Pastor Imana, nize 2003 2005. Hano mwarimu wigisha kwisi Karenzi Musanze, nduze abantu mujyana mu karere ka Musanze. Murakoze. Murakoze. Mazina ni Kuzisanga Barasi, nize hano guhera 2004 kugeza 2009. Murakoze cyane. Yari abasema ingenzi Justin, nize hano kuva 2003 kugeza 2006. Ubu ndi umuhanga mu by'imiti aho farumasi.
kugeza uyu munsi. Bahaguruke. Bamwe murimo utuze. Yitwa Angelique wa Nyagasani, narangije hano za 2011 za 2014, narangije mu cumi na gatanu. Murakoze cyane. Umunyakigega. Nitwa Mukamubito Plasidi. Nize hano kuva 2015 kugeza 2017. Ndacyari umunyeshuri niga Kaminuza Gatolika y'u Rwanda, nkaba ndi n'umunyamabanga w'urubyiruko rwa Kiliziya Gatolika ku rwego rw'igihugu. narangije hano 2017 nkimara kuharangiza naho animateri imyaka igera muri 3. Ndacyakora umwuga w'uburezi aho bita kuri IAV Bushashi. Ndacyari umunyeshuri abakuraziranye bamwe kwiyongera. Ndumva ari iki? Reka hari abavandimwe bandi bahageze nyuma nabo badufasha bagapima igihe bahigiye n'ibyo bakora. Murakoze. Nitwa Bunani Viateur, akaba narize hano Tronkome, na atangiye 2001 arangiza Tronkome 2004. Nkomereza Ecole de Santé de Musanze niga siyanse, ndakomeza muri PIE ariko ubu ni education izishimye mu mwanya. Murakoze. Nitwa Uhira Natori, nanjye nasoreje hano Tronkome 2006, ndakomeza muri SB Musoko, naragiye kwiga maths physique, nkomereza Butare nigayo physique, ubu umwarimu mu seminari nto ya Nkumba. Nitwa Mutera, nize hano muri 2004 narangiza 2006 kugeza muri Kibuye niga Mekanike Generali ubu ndi umutekinisiye muri Nyabihu. Murakoze. Nitwa Manzi Arsene, promotion ya 2006 secondaire na Nyanza Market Day superieur, niga amashanyarazi Kaminuza ya Cyasi Kigali, amara muri Sinirake Said Yakobo. Murakoze. Hari abantu banyuze hano banyuze babayeho mu buzima butandukanye hano, bagira ngo dusabe abantu bakoze hano bihangane buhaguruke baze hano. Abakoze hano mu byiciro bitandukanye baze hano.
reka buri wese icyo yakoze n'imyaka yahakoze hanyuma tugakoresha kugira ngo tubereke n'abarimu bacu badufasha dukomeze izindi gahunda. Murakoze. Amazina ni Sinza Batinya Paul. Nakoze hano kuva muri 2011 kugeza 2018. Nigisha isomo ry'imibare na fizike, ngo nigisha muri GS Nemba ya mbere. Murakoze. Nitwa Marishimwe Amoreya. Hari akazina bakaziraga bita mashini. Izina banyuze kuri uyu mupira wakinaga nabaye nize hano 2015-2017 nahize Zidorife chef de l'effectoire maze kurangiza ndibuka kuva 2018 nahabaye amadini imyaka 3 ubwo navuye aho nkomeza umwuga w'uburezi aho bita kuri Yanze Bushishira none muri gahunda n'ubundi ya discipline. Murakoze. Yewe naho nize no muhinzi mworozi ariko nafate muri iki kigo kuva muri 2009 kugera 2021 ukwezi kwa Julai. Ubundi kupansiona hano yakora kusikari mjini. Murakoze. Nanjye nitwa Masasa Dodogene. Nabaye hano ndangije kuri groupe scolaire ya Janja. Nabaye animateri hano 2009. Njya kwiga ndagaruka mbere kwiga muri 2012 nahigisha kugera muri 2021 nkaba prefet de discipline kugera muri 2022 ukwezi kwa 10 niho navuye hano yatuma umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo muri groupe scolaire ya Busogo ya kabiri. Murakoze. Bravo. Yiriwe neza. Nitwa Nishimwe Norbert Nzaga kwa kabiri 2016 nje kwigisha 2022 komeza kuba umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo kugeza na none. Murakoze. Reka bagende bagira buri wese yivugira izina rye uko barakuze avuga n'ibyo yigisha hanyuma duhita dusoza. Bravo. Amazina ya Safari Alex nigisha Icyongereza. Murakoze. Bravo. Nitwa Ingabire Jean Dodier nigisha computer science na ICT. Monsieur le professeur Dimension Augustin. Murakoze. Nitwa Leandre Celestin nigisha matematike. Nitwa Josiane Nyansabimana nigisha entrepreneurship. Physics and General Studies. Amazimana Jean de la Paix nigisha ubuyobozi. Yiriwe neza. Nitwa Gasangure Innocent nigisha amateka. Murakoze. Nitwa Masengesho Daniel
Imana ishinzwe maintenance y'umunyeshuri wawe. Nigisha amateka. Bitwa Gaston, nigisha isomo ry'ubukungu economics. Hano nje nahageze ikinega kiraza nkurikije uko hanyuma nitwa Tukuzumuremyi Venuse ndi umwe mu bantu batangiranye n'iki kigo ku munsi wa mbere kuko nahageze hari abana batanu bonyine ngo nahageze ndi umuntu wa gatandatu kugeza kuri iyi saha mpamvu ndimo kubona sinamenye ngo nibo ubwo nahageze nshinzwe magaze nshinzwe no kuyobora igikoni muri abo bana batanu n'abakozi nka batanu baba hari mu buyobozi n'abarimu babiri igikoni nari mfite igikoni kingana n'inkono yo mu rugo ariko hari mu bihe bigoye kuko n'amazi twavanaga hasi mu musozi mu Gahama hari mu gihe cy'umutekano muke umunyeshuri yabona amazi yo koga byaba ngombwa ko nsiga inkono ku mashiga nkamuherekeza ngo abacengezi batamushimira kugeza kuri iyi saha rwose naharebye harantungura ibindi turakomereza murakoze nakoze hano n'umuyobozi w'iri shuri kuva muri 2016 kugeza muri 2021 muri twaza kugeza kuri gahunda murakoze muraho wese niba Nyaneza n'Umudenkuru nkaba naratangiranye n'iki kigo cy'amashuri kuva muri 1997 ndi perezida w'inama y'ababyeyi kugeza muri 2020 noneho amashanyarazi twakoreshaga ni aya matara y'ibirahuri bashyiramo peteroli urumva rero murabona ko ibintu bimeze igihugu ntigikomeze giteye imbere murakoze barakoze basomere yanyu reka nsabe abarimu dufatanye hano kuri kino kigo bigire hino abarezi dufatanye bakomeye Yesu ashimwe nitwa Hakizimana Edouard bakunda kwita nationale rero ntabwo nize hano kuko ndahafite ahubwo umwe mu batekereje kugira ngo agende hariya miliyoni haratera imbere namenye ubwenge ntangira kwicarana n'abagabo aha hari Serayi hari byitwa Serayi igihe rero batekerezaga kugira ngo habe ishuri ryisumbuye
yisumbuye iyo nteko nari irimo tumwabira amashyi iyo nteko nari irimo haraza gake harakura bavuze hari umuntu wavuze gucana itara ry'akarahuri twageze igihe ducana moteri yabaga no mu mukingo niyo mashanyarazi twari dufite ducana moteri tukaba yatangiye gutera imbere dukoresha amapeteroli cyangwa esanse hano rero uko byagendaga bikura nashyizemo umwana wanjye uhiga mpageze bantorera kuba visi perezida wa ya nama y'ababyeyi ubwo namaze imyaka ingahe icyo nakoze cyiza rero mu bitekerezo byanjye izi shipure mubona zizitiye hano niba waruhayowe aranyamuza nijye waziteye kandi zitera n'amaboko yanjye ninjye mwe nari naraziyumbikiye icyo bita kwinaza noneho umwana yasohoka agiye nko kwihagarika ukamubona uriya mu mashyi nk'umubyeyi rero ntera ziriya shipure zirahari icyo nakwifuriza ubuyobozi buhari hari nanjye ndimo nuko twazazisimbuza ikigo gitera ikundi amatafari ntabwo ubundi buryo urumva rero ko ndi mukuru ntimugirenge rwose zikwizi ubusa kuko iki kigo cyashinzwe imari nicaranye n'abayobozi bagombaga kukivugira nanjye ndumwe ndetse mu bakivugira kuko naho aragira ngo n'ubu ni umuyobozi w'abikorera abikorera mu murenge wa Cyabingo abacuruzi cyangwa abandi bantu kandi ni umucuruzi wemewe babandi batagenda bihishe wemewe n'amategeko tutarabisi komesi n'abashinzwe murakoze murakoze reka nanone twakire abantu abayobozi bacu ariko banadufasha bita n'abafatanyabikorwa reka tume babibwire abakene imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba abanyeshuri ntabwo muzi kwitiriza iyo ndamutso abakene imbaraga z'igihugu kandi zubaka vuba yitwa Uwamahoro Palestina umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Muramba kuva mu kwezi kwa 12 ari musanzwe muzi uyu nguyu ariko nanjye siko tumaze kumenyana siko bimeze murakoze cyane muraho neza njye nitwa Icyoyishakiye Beatrice nkaba aka kagari ka Muramba kuva 2005 ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'icyayi umurenge 2006 mba umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari rero bamwe mu bakoze ahangaha n'abahabaye turaziranye cyane bavuye ejo muri mu kwa 12 nakomeretse inshingano mu kagari ka Mutanga murakoze abayobozi twifatanyije abashyitsi bacu n'abanyeshuri beza rero